ndi kwiga nkata pavuro ngiye guteka nta kintu kibazo nko gukorera umuntu utakwishyura kubera bosi ntasigaye mfata nimba abona ko mukorera amezi 3 atanyishyura ababona bimeze gute ubundi uyu munsi wamuhima amukorera agashyi asange nigendere cyangwa se nanjye ndebe ikindi kintu namukorera bene kivuba mu kanya muhamagare mubaze ukuntu hashize amezi 3 atanyishyura cyangwa se niremba asange namutwaye boro nitahije kandi byose wabyihora cyangwa se ukundi ukuntu mbigenza ariko mwenda agatekerezo bose wamutekera amakaroni namukubitiramo umunyu mwinshi akamenya ko uyu munsi nanjye nahakaye uko bisa kose ubanza ariko biza kugenda reka nze muhereze umunyu mwinshi mu biryo natanyishyura sinzi natanyishyura nzamukora 3 azayama reka mbere ko atayama mushyiramo umunyu uyu munyu niwushyira mu biryo araza kuyamuye wose nimumarira muti ngaraje amasaha yageze yo kurya iriwe nsinzira umunsi wose kubera ibibazo by'amafaranga nifitiye none harabura buri minota 15 ngeze pe genda kose noneho ko mbiteke vuba vuba bwose agiye kuza ariko uyu munsi ikintu nanjye muhimiraho n'umunyu uyu munyu ni inusu yarawuguze ku mugoroba reka nze mumutekere wose birayigiye umunsi aranyishyura pe kanze mushiremo niwo yiguriye n'ubundi cyazi ni ukugura umunyu gusa atanyishyura gira boss noneho natayamu uyu munsi sinzi ukuntu bigenda pe umunyu wose wuzuye isafuriya noneho kanze uyu munsi arayama pe Pasi. Yes sir. Zanira ku biryo mwa. Kambitegure bizana. Muryoherwe. Macaroni. Umunsi yatetse amakaroni. Ku mugoroba twariye umuceri. Pasi. Caramba. Va. Ibi ni ibiki? Pasi. Amakaroni natetse. Uri kumva umunyu watetse? Wariye? Ntabwo ndarya. Uzi umunyu watetse ukuntu ungana? Man, wajya uba serious? Ubwo ngubwo kubereye mwinshi. Umunyu mbereye mwinshi? Ijyaho. Ndacyahaza. Uzi umunyu watetse ukuntu ungana mwa? Watetse umunyu si. Ko bitari bisanzwe bimeze gutya. Wari usanzwe uteka umunyu. Iryaho. Dore ngiye ntabwo urarya wakira rya.
bose cyangwa babiri idasenze oya irya nta kibazo nariye nasenze byashoboka senga nurangiza urya nta kibazo senga nurangiza urya muri iyi minsi ntazi ko hari icyorezo se icyorezo kihe iyo uri udasenze umunyu uba mwinshi mu mubiri ariko pasi we reka imikino pasi umunyu watetse ariko urawuzi kandi ubu akira ngiyi ifoke rya nimba ari wakoreshejemo ifoke ubu byarangiye reka uzi ko unyirije ubusa pasi unyirije ubusa kabisa ibi ni ibiki kweli ubu byasaba guteka ibindi nimba ari ibintu bitangiye kabisa ntabwo bizashoboka bizavamo kabisa wapi oya ntabwo ari byo kabisa kunyihangana ntabwo bizongera umva urambabaje pe genda uteke nyine wese ntabwo ndi bubwirirwe genda uteke kabisa ndashaka kurya ndashonje mu gihe ndi guteka ibindi ntabwo waba kuryaho gake gake ndagukubita twaragira vuba bose yarakashye umurongo wanjye mana yanjye none se bose mfite akabazo muri iyi minsi k'amafaranga urabona amezi abaye 3 utanyishyura kandi kugira ngo nimba ufite ibiciro unyishyure ubu ngubu ubu mfite no kuzajya kureba umuntu urwariye mu bitaro yarampamagaye ku kwezi kwa kabiri siwanyishyura kwa gatatu ku isaha kiri mu bitaro ubwo wamemba nkajya kumugurira agafanta cyangwa se nkajya kumureba n'utundi akeneye uriya abantu bari kwa muganga bakenera byinshi ndabyumva pe none mpamo igihe nshaka amafaranga nzakwishyura kandi nzakwishyura neza nkuko wanyihanganiye mu mezi 3 ntabwo uyu munsi aribwo ugiye kunyishyuza ngo amezi 3 yose nabumva ntabwo nahita nyabona mpamo iminsi mikeya ndebe uko nyabona nzakwishyura sibyo ndabyumva ufite ibibazo ariko kangerageze nkuru ko nshoboye ndebe ko nyakubonera sibyo ako nawe rero cyangwa se sha wabikoreye inuza ibi biryo wampaye niyo mpamvu wabikoze wabikoze ubigambiriye kugira ngo nyine umbabaze uri kumpima mbere mbwiza ukuri kabisa umunyu watetse urakabije njye n'ubu ntabwo ndabyumva kabisa ni bwo bwa mbere ariko ibyo reka tubyihore nta kibazo ariko nzagushakira amafaranga yawe ariko nimba ari ibyo wabikoze ubigambiriye uri umugome kabisa uri umugome